Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose waba udukurikirana uri mu Rwanda reka tuguhe ikaze. Ni inkuru rero ibabaje, ni ibintu byaje kuba bitunguranye, ni ibintu byaje gutungurana hano mu karere ka Musanze aho bita mu Kinigi. Ni inzoka yaje gufata umusore iramurya imumira bunguri. Benshi rero bakaba banakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ngo iyi nzoka ishobora kuza kuba yaturutse mu birunga, ariko hakaba hari n'abari bari kuvuga bati ese mu by'ukuri mu birunga ko hakonja ni gute haba inzoka ingana gutya? Abantu benshi rero byaje kubatera urujijo, ariko hari ikintu nyamukuru kiri kugenda kigarukwaho cy'uko uburyo ki inzoka yaje kuba yafatamo uyu musore, bivugwa ko rero ngo ashobora kuza kuba yayitererejwe. Mu by'ukuri ni ibintu byababaje abantu benshi hano muri kano karere ka Musanze, by'umwihariko hano mu Kinigi mu gasantere, hafi n'agasantere ka Kinigi. Ni umuhanda werekeza mu gihugu cya Uganda uturutse hano mu karere ka Musanze. Abantu benshi rero baje gutungurwa n'ibyaje kuba byaba, ndetse ari nabyo tugiye kuza kugarukaho imvo n'imvano ko byaje kugenda kugira ngo iyi nzoka ize gufata uyu musore mu mirebunguri, ndetse naho yaje kumufatira, dore ko nk'uko amakuru rero yakomeje kugenda abyemeza, murabona kuri sikirini zanyu abantu bahise bakwira imishwaro barirukanka, ndetse n'inzego zitandukanye ziza kuhagera, ariko mu by'ukuri birangira uyu musore iyi nzoka imumize. Byinshi rero ushobora kugenda wibaza, ukaba wakwibaza utese mu by'ukuri iyi nzoka yaje kumira uyu musore yahise igana ese bayishe se mu by'ukuri yaba yabacitse? Byinshi rero ku byo ukomeje kugenda wibaza kuri aya makuru tugiye kuza rero kubikuvira imuzi nko kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyo aya makuru akomeje kugenda arikoroza agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Twagerageje rero kuganira na bamwe mu bari bari aha ngaha ibi byaje kuba byabera imbona nkubone, bagira icyo badutangariza cyane cyane kuri ibi byaje kuba byaba by'iyi nzoka rero yaje kuba yamira uyu musore, ndetse naho yaje kuba yamufatira. Muri make uko byaje kugenda kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo, byose twaje kuganira n'abaje kuba babibona imbona nkubone badutangariza byinshi ku bijyanye no ku biri kuvugwa rero kuri iyi nzoka yaje kuba yamira uyu musore. Ibi rero nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigaragaza cyangwa se abitangaza, ngo byabaye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 rero uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, nibwo ibi rero byaje kuba byaba, ubwo iyi nzoka ngo bagiye babona ije yizinguriza cyangwa se ije yirukanka ihita izenguruka uyu musore. Ikimara kumuzenguruka rero nibwo ngo yahise imuconshomera imuhera hejuru. Urumva nyine uyu musore ngo yahise agira ubwoba arahagarara, abonye iki kiyoka cyamuzengurutse arahagarara kiramuzenguruka rero ngo gihita kizamura umutwe kimuhera hejuru. Uko yarahagaze nyine gihita kimuconshomera, kizamura amaguru gihita kimumira, nk'uko rero mukomeje rero kugenda mubibona kuri sikirini zanyu. Abari aho ngaho ubwo ibi byabaga bagerageje gutabara, ariko mu by'ukuri biranga biba iby'ubusa, birangira iyi nzoka ije kumumira. Abantu benshi amarira yari menshi, agahinda kari kenshi, bitewe n'ibyo baje kuba bakwibonera hano muri iyi santere ya Kinigi hano mu karere ka Musanze. Mu by'ukuri nk'uko biri kugenda bigarukwaho, ngo iyi nzoka ishobora kuba ari intererano yaje kuba yatererezwa uyu musore, dore ko ngo hari ibintu ari kugenda ashinjwa n'ibiri kugenda binugwanugwa rero, ngo mu byo yaje kuba yakora ari kugenda ashinjwa nyine ngo bishobora kuba ari uko ngo hari ibintu yakoze, ndetse uwo yabikora akaba ariwe waje kuba yamutereza iyi nzoka. Ibi ni ibintu rero bisanzwe cyane cyane mu bihugu bikorana n'amadayimoni, cyangwa se mu bihugu birimo abapfumu benshi, urugero nka Tanzania, za Uganda. Aha ngaha rwose
iyo ukoze ikintu ukakorera umuntu ikintu kibi adashaka kuba ku isi nyine ashaka kukubabaza cyangwa se kubabaza umuryango wawe, ashobora kugukubitisha inkuba, ashobora kugukurisha inzoka, muri make ashobora kugukorera ibintu bitandukanye bishobora gutuma uhita uva ku isi mu buryo butunguranye, ari nabyo rero byaje kuba byaba kuri uyu musore. Uyu musore rero nk'uko byagiye bigarukwaho ngo yari amaze igihe kingana n'amezi abiri avuye mu gihugu cya Tanzania, ariko mu by'ukuri ngo iki gihugu cya Tanzania ngo akaba yarasize hari ibintu akozeyo by'amanega cyangwa se ibintu yakozeyo bitari byiza, ariyo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda babinoganuga bavuga ko ashobora kuba yatererejwe iyi nzoka, kuko ubusanzwe nk'uko bizwi ntabwo inzoka zingana zitya ziba ahantu hakonje, nubwo atari inzoka itaba ingana gutya mu gice cy'ibirunga cyangwa se mu cyanya cy'ibirunga nta nzoka zibayo bitewe n'ubukonje bubayo, ari nayo mpamvu rero abantu bari kugenda bavuga bati ntabwo iyi nzoka yari ivuye mu birunga, ahubwo byanga bikunda ishobora kuba ari intererano yari itererejwe uyu musore. Tugiye kubigarukaho uze gusobanukirwa ese ni ibiki yasize akoze muri Tanzania byaba byabaye imbarutso yo kohererezwa iyi nzoka bikarangira imumize bunguri. Tugiye kubigarukaho rero muri aya makuru. Reka tubanze rero tugusaba imbere yuko dukomeza n'aya makuru, niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5, kora share cyangwa se partage aya makuru unayasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero tujye mu mizi y'iyi nkuru. Iyi nkuru iri kugarukaho cyane dore ko amafoto akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'uyu umusore rero waje kuba yamirwa n'iki kiyoka cyaje gutangaza abantu benshi, uburyo ki cyaje giturutse mu mashyamba akikije hano za Kinigi, urumva ni mu gice cy'ibirunga. Ngo uyu musore rero yari ari hano mu isantere neza hafi n'isantere ya Kinigi, ni mu muhanda rero ukomeza werekeza mu gihugu cya Uganda. Ngo rero ikintu cyaje gutungura abantu uko bagiye kubona bakabona ikiyoka kimanutse ku muhanda, ngo gihita kiza kimugezeho rero gitangira kwizengurutsa kimwizengurutsaho, nyine ahagazemo hagati kitaramufata gitangira kumwizengurutsaho, nawe rero agira ubwoba atangira ahita ahagarara. Urumva nyine umuntu wagize ubwoba, benshi twanaganiye bagiye banabigarukaho cyane bavuga ko ngo yahise aninyarira mu mapantaro. Ngo rero ngo ikintu cyahise gikurikiraho, ngo iki kiyoka cyazamuye umutwe hejuru gisa naho kimwambara, gihera ku mutwe hejuru ku mutwe w'uyu musore, gihita kimuterura hejuru gitangira kumuconcomera kimumira. Abantu rero bakaba bagerageje gutabara, ariko mu by'ukuri abantu bagerageje gutabara bakaba ari abantu basanzwe bafite umutima ukomeye, kuko ahantu ntabwo wahagarara ubona ikiyoka kingana gutya, dore ko n'ibi biyoka bingana gutya mu Rwanda ntabwo bikunda kugaragaramo cyane. Uyu musore rero birangira kimuconcomeye kiramumira bunguri. Abantu rero bakomeje kugenda bavuga ko ngo uyu musore yavuye mu gihugu cya Tanzania yibye umukire, ngo umukire yibye rero ngo akaba ari we ushobora kuza kuba yamutereje iki kiyoka ngo kize kimumire, niko amakuru ari kugenda agaruka. Ibi twaba twaje kuba rero twabibwirwa na bamwe mu baje kuba babyibona imbone nkubone, cyane cyane abari basanzwe bafitanye umubano n'uyu musore. Iki kiyoka rero nk'uko amakuru yakomeje kugenda abyemeza, ngo kikimara kumumira ngo kikaba cyaje kuryama aho ngaho, kiza kuryama aho ngaho rero ngo cyamara hafi iminota 40. Urumva bashinzwe umutekano mu nzego z'ibanze nabo bakaba baje kuhagera, bakimara kuhagera baza kubona uko bimeze. Nabo rero ngo bakaba bari bategereje ko ba Guardian baturuka mu birunga baza, bakaba rero ngo bibazaga ko hari inzoka ishobora kuba yaturutse mu birunga, ngo rero ngo bari bategereje ko baza kugira ngo baze kuba
bayifata bayisubizeyo, barebe ko banayitera imiti niba cyangwa se niba yaba inatewe imiti kugira ngo itaza kugira abandi bantu irya. Ikintu cyahise rero gikurikiraho ngo ni uko iyi nzoka yaje kuburirwa irengero, abantu benshi ngo batunguwe n'ukuntu yaburiwe irengero, nta muntu n'umwe uzi uburyo iyi nzoka yaje kubura, byatunguye abantu. Urumva nyine buri wese yari muri byagenze bite, bimeze bite, abantu bagize ubwoba bakangaranye, ngo baza kubona rero iyi nzoka isa naho izamuka mu ishyamba, bayikurikira rero bahita bayibura, abantu benshi rero bakaba imishwaro bagize ubwoba. Urumva ko uko byagenda kose igihemu si cyiza, uyu musore kuba yaravuye muri Tanzania yahemutse yibye bosi we yakoreraga, izi akaba rero ngaruka zaje kuba zamubaho zo kuba yohererejwe iki kiyoka bikarangira kimumize. Hano rero twaje kugira abo tuganira nabo hano mu Kinigi mu karere ka Musanze, badutangariza ko mu by'ukuri batewe ubwoba cyangwa se batunguwe n'uburyo ki uyu musore apfuyemo, kuko nyine urumva niba iki kiyoka cyamumize tayari byarangiye yamaze gupfa. Benshi rero bakomeje kugenda bagira ubwoba bavuga ko niba yari yarahemutse, yaravuye muri Tanzania yahemutse, uwo yahemukiye yagombaga kuza kumushaka mu Rwanda akamufata inzego zibishinzwe, agashyikirizwa inzego zibishinzwe, ariko adapfuye muri buno buryo cyangwa se atohererejwe iki kiyoka ngo kimumire muri buno buryo cyangwa se kimwice muri buno buryo. Nguko ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukaho cyane, natwe twatuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5, kurashare cyangwa se partage aya makuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tugezaho amakuru acukumburanwa mu buhanga, amakuru acukumburanwa mu bushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze ku bana natwe rero, reka dufate umwanya tugushimire wowe ubanye natwe kuva ku ntangiriro z'amakuru kugerageza ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane, urugenzi kuri twe. Ari nayo mpamvu natwe dufashe umwanya rero kugira ngo tugushimire umwanya wawe wigomwe ukawuduha kuva ku ntangiriro z'amakuru kugerageza ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane, urugenzi kuri twe. Tunagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba utarabikora, kugira ngo tujye twibana 5/5 ko dushyizeho amakuru notification zigeze kugera aho uri mu ba mbere. Kora share cyangwa se partage aya makuru unayasangiza byibuze abantu 3 cyangwa 4, uraba duteye inkunga ikomeye cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.